Kuri WhatsApp wari uzi ko wapostinga ifoto ikazisa neza nk'uko bayigufotoye. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wapostinga ifoto kuri stati ya WhatsApp ikazisa neza nk'uko bayifotoye. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi uburyo ibyo bintu bikorwamo. Ntiwibagirwe kumfollow. Nta kindi urakora, urafungura application yawe ya WhatsApp, hanyuma nurangiza uze ukande hano. Nurangiza uze hano kuri nimero yawe. Hano ni nimero yawe, uhakande. Ukimara kuhakanda urahita uza hano kuri image cyangwa se hano kuri gallery. Uraza urebe hano handitse gallery. Hano ni ukuvuga ngo ifoto tugiye kuyifata tuyiyoherereze. Urabibona. Ukimara gukanda kuri gallery urahitamo ifoto. Numara guhitamo ifoto uze urebe hano handitse hide. Hano ni ukuvuga ngo hide cart ni ugufata ifoto n'ubundi ukayiha umwimerere wa karite wayo.